uzanyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamurana yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumagerane yanyishyuriye yamyenda yose yambabariye ibyaha atumagerane. nshimiye Imana kuko Imana yangiriye ubuntu nkaba nongeye kugaragara ku rubuga. Nk'uko rero nanone mu bisanzwe muri kumwe na Pasiteri Ugirimbabazi Elie, niyo mpamvu muri aka kanya nifuje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo Imana yampaye kugira ngo tuganire namwe. Turisanga mu Baheburayo ibice 12 duhere ku murongo wa 14 tugeze 17. Hanyuma tuganire kuri iryo jambo, twumve icyo Imana itubwira muri iryo jambo. Ariko cyane cyane umutwe w'inyigisho uratubwira ngo kwezwa, duhore twezwa, tugomba kwezwa kuko utejejwe atazabona Umwami Imana. Reka rero dusome iryo jambo nk'uko ryanditswe. Ku murongo wa 14 agira ati mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukaduhagarika umutima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukeresha iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, ko muzi yuko hanyuma ubwo yashaka kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uko yihana nubwo yabishaka cyane arira. Iri ni ijambo Imana yampaye kugira ngo turiganireho. Reka tubanze twiragize Imana hanyuma tubone kuganira kuri iri jambo. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana yera y'icyubahiro n'urukundo, Data wera waremye ijuru n'isi n'ibirimo, uri Imana kandi uzahora uri Imana, izina ryawe ni iryera. Uyu mwanya turagushimye kuko utwemereye kugira ngo turebe mu ijambo ryawe. Turasabye ngo uhesheshe amaso yacu turebe ibitangaza byo mu ijambo ryawe, kandi uduhe gukomerera mu ijambo ryawe twumva kandi twumvira icyo ijambo ryawe rituyobora. Urakoze rero kuri kumwe natwe, tugirire ubuntu, tugirire impuhwe, mbese nshima nizeye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Umwami Imana yacu, amen. None muri aka kanya mwene data turi kumwe kuri uru rubuga, ijambo riratubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Ahandi Pawulo yanditse ijambo yaravuze ngo nibidushobokera mu rwacu ruhande tubane n'abantu bose amahoro. Rero hano yaragize ati ngo tugire umwete rero wo kubana n'abantu bose amahoro. Mwene data ndakwinginze kugira ngo umwuka wera wemerera kuyobore muri iri jambo. Kubana n'abantu amahoro mu gihe tugezemo ntabwo byoroshye, birakomeye kandi biraruhije, ariko birashoboka kuko Imana ishobora byose. Rero turi mu bihe bitoroshye, abantu ntibanyamwigendaho. Pawulo yabyandikiye Timoteyo wa 2 ibice 3 n'umurongo wa 1, aramubwira ngo mu gihe cy'imperuka hazaza ibihe biruhije, ko abantu bazaba bikunda, badakunda abandi, badakunda ababo, birarira, bibona, batubaha Imana, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana.
rero mwene data, abantu benshi muri iki gihe tugezemo ni uko bameze. Kugira ngo rero ubane n'abantu amahoro, wabishaka ariko wenda we atabishaka, ndetse ntanakwikoze ntanakurebe, ndetse hari n'uwo ushobora no gusubiza akakwihorera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tubane n'abantu bose amahoro, tugire umwete. None rero uko byagenda kose dukwiriye gutuza nk'abantu b'Imana, nk'abamenye Imana, nk'abana b'Imana, nubwo turi mu isi itugora iturushya, ariko twihangane kuko kuza k'Umwami wacu Yesu kuregereje, kandi naza azadukura muri ibi bibazo no muri uyu mubabaro. Rero Yesu hari ijambo yavuze, yaravuze ati mu isi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Rero muri iyi si dufite umubabaro, muri iyi si dufite ibikomeye, dufite ibiturushya, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twihanganire ibyo byose bitugora kandi biturushya. Kwihangana ni intwari ikomeye cyane. Umwami Yesu iyo ataza kwihangana, ku byanditswe byera biratubwira no muri iki gice cya 12 nyine twasomaga cy'Abaheburayo, hatubwira ngo kuko yihanganiye umusaraba ntiyita ku isoni zawo, ngo ahubwo yicara iburyo bw'Imana ishobora byose. Yesu Kristo yarihanganye, yihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha, yihanganira ibibazo bikomeye kugira ngo aducungure. Icyatumye yihangana, ibyanditswe byera bitubwira ko ngo hari ibyishimo byamushyizwe imbere. Ibyo byishimo byatumye yihangana, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira mu Baheburayo 12, n'usoma uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2, hatubwira ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbire Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Rero dufate ikitegererezo ku Mwami wacu Yesu Kristo. Yihanganiye ngo ubwanzi bw'abanyabyaha, arabyihanganira kuko hari ibyishimo byamushyizwe imbere kugira ngo ducungure kandi aturokore. Rero natwe aho turi muri iyi si, ijambo ryatubwiye ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Rero kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro nuko hari ibyo twihanganira. Tugomba kwihangana kugira ngo natwe tubone uko dusingira ibyo twasezeranijwe. Hari ibyishimo natwe byadushyizwe imbere, hari ibyishimo bituri imbere byo gushyikira gakondo yirushaho kuba nziza, ariyo yo mu ijuru, nk'uko tubibona muri iki gitabo nyine cy'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 13 n'uwa 14, yuko abakurambere bacu ngo bihanganiye, bari batumbiriye indi gakondo yo mu ijuru, bigatuma rero bagenda muri iyi si bavuga ko bari abashyitsi n'abasuke muri iyi si. Rero natwe ikidukwiriye mwene data, nuko muri iki gihe cya none tumenye ko turi muri iyi si turi abagenzi, turajya mu bwami bw'Imana, turajya mu ijuru, turajya mu Rurembo Siyoni. Niyo mpamvu dukwiriye kwihangana, tugerageze uko bikwiriye kose kugira ngo twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kandi tumaranire kugishyira mu bikorwa. Niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse n'uwo kwezwa, mu yandi magambo biratubwira yuko tugira umwete wo kubana n'abantu amahoro, ariko twirinde kwanduzwa n'iby'iyi si, twirinde kwanduzwa n'ab'iyi si, tugire umwete wo kwezwa, kuko utejejwe adashobora kubona Umwami Imana. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Nuko rero ijambo ry'Imana riratubwira ko dukwiriye kugira umwete wo kwezwa. Mwene data, uharanire kwezwa, uharanire kuba utunganye iteka ryose, uhore uri imbere y'Imana, ugaragara imbere y'Imana ko utunganye. Wirinde icyakwanduza, wirinde ikibi n'igisa nacyo cyose, wirinde icyaguhagarika umutima, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ahangaha twasomye ngo twirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana.
mwene data, hari byinshi bishobora kuduhagarika imitima, ibyo tubona, ibyo twumva, aho tugenda, uko abo tubana nabo, hari byinshi bishobora gutuma imitima yacu itandukira, tugahagarika imitima. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo rero twirinde ibyo bishobora kuduhagarika imitima, twirinde ibyo bishobora kuturemerera, twirinde ibyo bishobora kutuvutsa urukundo rw'Imana n'agakiza Imana yatugeneye. Mwene data, wirinde mu gihe nk'iki gikomeye, twirinde mu bihe bikomeye nk'ibi biruhishe. Hari byinshi bitugose, hari byinshi bituremerera, hari byinshi bitugora, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwihangana akageza imperuka azakizwa. Wihanganire ikibazo, icyo kibazo uhuye nacyo, si ukuvuga imperuka y'iyi si, ni imperuka y'ikibazo uhuye nacyo. Ikibazo uhuye nacyo ukwiriye kwihangana, nicyo kiranga umwana w'Imana. Umwana w'Imana arangwa no kwihangana, kuko ntacika intege nk'ab'isi ngo avuze induru, kandi dufite uwo twegamiye, ni umugabo ukomeye. Twegamiye Imana ikomeye, ifite imbaraga, ifite ububasha n'ubushobozi. Mwene data, tugire umwete wo kugira ngo tubane n'Imana yacu amahoro. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira yuko twihangana rwose kugeza ku mperuka y'ibitugerageza, kuko nitugeza ku mperuka y'ibitugerageza tuzabona ibyiza Imana yadusezeranije. Ijambo ry'Imana rero yatubwiye ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Byaramukomereye, bimukomereye ananirwa kwihangana. Ijambo twabonye ridushoboza ni ukwihangana. Esawu yananiwe kwihangana. Ibyanditswe byera bitubwira ko ubwo yari avuye mu muhigo ntacyo yafashe cyo mu muhigo, yaraje aza yananiwe, aza ashonje, asanga mwene nyina ari we Yakobo atetse, aramubwira ati mpa kuri ibyo bitukura utetse. Undi atoya, arabimwima. Ageze aho aramuriganya, aramubwira ati rero kugira ngo mbiguhe, kereka niwemera ko umpa umurage wawe w'umwana w'imfura ukawungabira, ukawumpa. Ndamubwira ati ngiye gupfa, ibyo nanone nzabibona ryari? Bijyane. Amwihera ibyo kurya aririra. Ntabwo rero ubwami bw'Imana batubwira ngo si ubwo kurya. Ubwami bw'Imana si ubw'inda. Ubwami bw'Imana ni ubwo gukiranuka, ugakora ibyo Imana ishaka, ugahagarara ushikamye neza. Rero hari ibibazo nawe bishobora kugariza, nk'uko Esawu yugarijwe n'inzara. Nawe ushobora kugarizwa n'ikibazo, bishobora kuba inzara, bishobora kuba n'ikindi kintu wenda bitandukanye binyuranye, ugasanga ugatekereza, ukibaza utari kusuba nguko ngiye gupfa, ubwo bwami maranira ni ubuhe? Kureba noneho mbuze ikintunga, reka noneho nkoresha amayeri, nkoresha uburiganya, nkoresha ibishoboka byose kugira ngo mbone ibintunga. Mwene data, sigaho kugurana umurage wawe igaburo rimwe. Sigaho gutanga ibyiza byawe kugira ngo bigurane ibyo muri iyi si. Ibiri muri iyi si ni ibihita bikagenda, ni ibidufasha kandi bigashiraho. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyo kurya ni iby'inda, n'inda ni iy'ibyo kurya, ariko ibyo byose Imana izabitsemba. Niba izabikuraho zikabitsemba, mwene data wahagaze neza ushikamye, kuko uko byagenda kose, uko byamera kose, dufite ibyo twasezeranijwe bitabasha gukuka, bitabasha kwandura no kugajuka. Ibyo ngibyo Imana yarabitubikiye. Niyo mpamvu nubwo duhura n'ibikomeye, tugahura n'ibirushya, tugahura n'ibidukomereye, dukwiriye kwihangana. Esawu yananiwe kwihangana. Esawu yabuze kwihangana. Abuze kwihangana, yatakaje umurage we w'umwana w'imfura. Ibyanditswe biratubwira ngo kuko muzi ko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Ibi biratwereka yuko igihe kigeze bibaye ngombwa kugira ngo aragwe umurage we, ntibyakunze, kuko yarawuguze awugurana ifunguro rimwe. Mwene data,
sigaho ejo utazahura n'ikibazo gikomeye ukibaza utari ko biriya nta kintu byamariye, kuki nemeye kugira ngo ntakaze urukundo rw'Imana, ntakaze agakiza kanjye, ntakaze iby'Imana yansezeranije, mbigurane igaburo rimwe, mbigurane umunezero w'akanya gato, mbigurane ibyo nishimishamo. Reka wumve iri jambo ry'Imana rigufashe mwene data. Wirinde uburyo bwose bushoboka, ugire kwihangana. Hari ibibazo bitwugarije, hari ibibazo bikomeye, ariko twihangane. Kwihangana niko kugaragaza umwana w'Imana, kwihangana niko kugaragaza umukozi w'Imana. Utihanganye ntashobora kuzabona umwami Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kwihangana. Kwihangana ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rikomeye kandi ridufasha kugira ngo tugende mu nzira Imana yatugeneye. Nitutihangana rero bitugerageza, tuzahura n'akaga, tuzahura n'ibikomeye, tuzahura n'ibiturushye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dufate ikitegererezo ku mugaragu w'Imana witwaga Yobu. Yobu yahuye n'ibibazo bikomeye. Yobu yari umukozi w'Imana. Yobu yarakiranukaga imbere y'Imana. Imana imutangira ubuhamya. Nusoma mu gice cya mbere cya Yobu ugasoma ku murongo wa 6, uzasanga ijambo rivuga ko abana b'Imana ngo bashengereye Uwiteka na Satani ashengerana nabo. Uwiteka araza abona Satani, aramubaza ngo uturutse Satani? Ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Aramubwira ati wabonye umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka kandi yirinda ibibi, ko ntawuhwanye nawe? Satani ikintu yashubije Imana, yamubwiye ngo Yobu ntakubahira ubusa, wahiriye imirimo y'amaboko ye. Dore afite intama, afite inka, afite ingamiya, abana byose, ariko urambuye ukuboko kwawe ugakora ku byo atunze, yakwihakana ari imbere yawe. Imana yabwiye Satani ngo ibyo ndabiguhaye. Satani ava imbere ye, aragenda, ibintu bya Yobu byose abyiraramo, byose birarangira. Yobu asigara nta kintu afite. Ijambo riratubwira ngo nuko ku murongo wa 20 ngo nuko ari imyoza ashishimura imyambaro ye, yigaragura mu ivu, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo mfite. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina rye rihabwa icyubahiro. Mwene data, iri jambo rirakomeye cyane, rirakomeye cyane. Ndagira ngo rigutere nawe ubwawe gutekereza, rigutere ibyiringiro, rigukomeze. Niba Yobu yaravuze ati nari ntunze, ntunganiwe, meze neza, ibintu byose binshijeho mu kanya gato, rero Imana niyo yabimpaye. Gusobanukirwa ibyo byonyine ni ikintu gikomeye cyane. Gusobanukirwa ko Imana ariyo yabimuhaye, kandi agasobanukirwa ko Imana ariyo yemeye ko bigenda. Niyo yemeye ko bigenda, kuko ubwo yavuze ati niyo ibitwaye, twabonye uko byagenze ko Satani ari we wagiye kubisaba Imana. Satani akaba ari we wangije ibintu bya Yobu akabyiraramo. Ariko Yobu yavuze ko Imana ari ibitwaye. Kubera iki? Kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose mwene data. Imana ni umugenga w'ibintu byose. Niba twarizeye Imana, tukamenya Imana, tukayikurikira, ntabwo twibeshye, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Mwene data, izera Umwami Yesu. Iryo ni ijambo dusoma, urakizwa. Wizera Umwami Yesu urabona amahoro. Wizera Umwami Yesu ugendane nawe, uzabona ibyiza mu buzima bwawe. Rero niba Yobu yarabisobanukiwe neza, nawe ndashaka kugira ngo ubisobanukirwe, umenye neza yuko Imana iri hejuru y'ibintu byose, kandi kubaho kwawe ni Kristo. Kubaho kwawe, ubugingo bwawe buri mu kuboko kw'Imana. Niyo mpamvu wari ukwiye gusobanukirwa ibi ngibi, nawe ugahagarara neza nk'uko Yobu yahagaze, avuga ati naje nta kintu mfite, ngeze kuri iyi si ndabibona. Ibyo byose nta mwete wundi nabishyizeho, nta kundi kintu nakoze, Uwiteka niwe wabimpaye. Rero noneho ubwo mbibuze, ntabwo nahemukira Imana. Izina ry'Uwiteka Imana yanjye rikomeze guhabwa icyubahiro. Ndagira ngo nawe utekereze ibi ngibi. Ahari mwene data nawe wahuye n'ibibazo, ntabwo wageze ku kibazo cya Yobu, birumvikana. Yobu yageze mu bibazo bihanitse cyane bikomeye. Ahari nawe wahuye n'ibibazo bikugeraho, bikugezeho, wumva ibyawe birarangiye, wumva ya Mana wiringiye ntayihari,
ntihari, uribaza ngo Uwiteka ari hehe? Kubw'izo mpamvu ucika intege. Umaze gucika intege wumva ukwiriye kwisubira iyo wavuye. Oya mwene data, ntukwiriye gusubira inyuma, ukwiriye kujya imbere kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Komeza ujya imbere kandi ukomereze, ugire umwete nk'uko ijambo ryatubwiye, ugire umwete wo kwezwa. Kwezwa ni ukwirinda kwanduzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Wezwe n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikweze, ugire umwete wo kwera, kuko utejejwe atazabona Umwami Imana. Ndakwinginze mwene data kugira ngo uhagarare neza, ugire umwete wo kwezwa kandi wihangane mu bibazo uhura nabyo, wihangane mu bikomeye. Iyi si iratwugarije ibibazo bikomeye. Ubwo Umwami wacu Yesu Kristo yababajwe, ijambo ry'Imana tubwira ngo abasha no gutabara ababazwa nkawe, kuko atigeze akora icyaha. Ubwo yababajwe rero akavuga ati mu isi mugira umubabaro, ariko muhumure narayinesheje. Mwene data nanone ndagira ngo mbanze nkubwire, iyi si ntitworoheye. Ari umukinnyi w'amateatere yaranditse ngo nta heza h'isi. Rero ndagira ngo mbanze nkubwire, nta heza ubona, ariko uko byagenda kose Imana yacu iri ku ngoma, Imana yacu iracyariho. Uko Yesu Kristo yari ari ejo, uyu munsi niko ari, niko azahora. Uko yakijije kanaka ejo, n'uyu munsi nawe yagukiza. Hagarara ushikamye, hagarara ufite ibyiringiro. Kandi ijambo ry'Imana nanone rikatubwira ngo isi n'ibiyirimo n'abayirimo byose ni iby'Uwiteka. Niba rero isi n'ibiyirimo n'abayirimo ari iby'Imana yacu, kandi iyo Mana tukaba twarayikurikiye, twarayizeye, none yabuzwa n'iki kubiduha? Nk'uko Pawulo yabyandikiye mu Baroma ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamuduha, izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Nabyo izabiduha. Mwana data, Imana izakumara umubabaro, izakumara ako gahinda ufite, izakumara umubabaro w'ibibazo wahuye nabyo. Ahari wabuze akazi, ahari wabuze ibyo kwambara, ahari wabuze ibifungurwa, ahari wabuze ibigufasha, wabuze icumba aho waba warambika umusaya. Ariko ndagira ngo mbanze nkubwire, Imana niyo kwizerwa, dukwiriye kuyubaha uko byagenda kose. Twibuke dufate nanone ikitegererezo. Wibuke muri Danieli ibice 3, ubwo bari abasore Saduraka, Meshaki na Abedenego, ubwo bari mu gihugu cy'i Babuloni, ubwo Umwami Nebukadinezari ubwo yashyiraga igishushanyo kibajwe cy'izahabu mu kibaya cya Dura, noneho agategeka abantu ko baza kubarara imbere yacyo bakakiramya. Bariya basore bari bahari kandi bari barazamuwe n'uwo mwami. Nusoma neza igice cya 2 uzabibona, ni umwami arabazamura, abaha n'imirimo bagomba gukora. Ariko kuko bari bazi ko Imana iri hejuru y'ibintu byose no hejuru y'uwo mwami, ntabwo bemeye ko banyura mu nzira umwami abayoboyemo, umwami abategeka yo gukora ibyangwa n'Uwiteka, ngo bahemukire Imana. Bagize kwihangana kandi bari bategereje igihano gikomeye cyane, kandi cyagaragaraga cyari kiri imbere yabo, itanura ry'umuriro ugurumana. Hari ijambo rero bashubije uriya mwami Nebukadineza, ndagira ngo urifateho ikitegererezo. Babwiye umwami Nebukadineza ababaje ngo nimwe mwabyitumye kugira ngo mudakorera imana zanjye. Baramusaba ati rero mwami Nebukadineza, nta mpamvu yatuma tutakubwirira ijambo. Niba ari ibyo, Imana dukora ribasha kudukiza umuriro w'itanura ugurumana, ariko izadukiza n'ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko niyo itadukiza, ntabwo tuzubarara hasi ngo turamyigisha ikizahabu cyawe wahagaritse. Mu yandi magambo, nubwo twabura ibyo twishingikirijeho, twabura ibyo twiringiye, Imana ntabwo tuzayihemukira, tuzayigumaho, kuko hari ibyiza birenze ibyo tubona bituri imbere. Mwana data, fata icyo cyitegererezo cyo kuvuga ngo niyo byose byabura, niyo byose tutabibona, tuzakomeza kuba imbere y'Imana tuyubaha kandi tuyumvira. Ufate nanone icyitegererezo ku mukozi wo ku muhanuzi w'Imana witwaga Habakuki mu bice 3 uzahera ku murongo wa 17, akavuga ngo niyo ngo izahabu imitini itatoha, inzabibu nizere, amatungo agashyira mu biraro, bagahingira ubusa, ngo ibyo byose niyo byaba, nta kizatuma nishimira izina ry'Uwiteka Imana yanjye
nkanezererwa agakiza ke. Ndagira ngo mwene data, hari ibibazo bitugora. Yego umubiri uraturushya, kandi Satani ahagaze hariya kugira ngo adukobe, aduce intege, avuga ati ibyo mwiringiye ntabihari, avuga ati ibyo iyo Mana mwiringira ntayihari, ntinumva, nta nubwo igira icyo ikora. Uwo ni wo mugambi we wo gupfobya iby'Imana yadusezeranije. Ndagira ngo uhagarare neza ushikamye kandi wiringiye. Imana yacu irahari, kandi ibyo yadusezeranije birahari, kandi Imana yacu ntizadusiga, turenganya, izadutabara, izaturinda, izadukomeza, izaturinda mu bibazo tuzahura nabyo. Rero ndasaba kugira ngo we wumvire ijambo uhagarare neza ushikamye mwene data. Koko ibibazo birahari, kandi biratugoye, kandi biraturushya, kandi koko Satani umurimo we ni uwo kudukoba, ni uwo guhagarara hariya akaduca intege, akerekana ko biracitse, dore byakunaniye, washatse akazi wakabuze, bagahaye undi, dore washatse wacuruje wahombye kandi barabarunguka, dore ibi n'ibi bakagenda bikwereka. Ariko nanyamanze nkubwire, gahunda y'Imana ntivangavanze, kandi Imana ifite umurongo igenderaho, ifite uko ikora. Tegereza wihanganye, nk'uko Habakuki yabwiwe, ibyasezeranijwe bifite igihe byategekewe, ntibizabeshya kandi bizatinda, kandi iyo byatinda ntibizahera, kuza ko bizaza ntibizahera. Mwene data, ndagira ngo ibi byose wumva bigutsika imitima, bigukomeze, bikurinde, kugira ngo ushikame neza. Ijambo ryatubwiye ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ariko niba bitagukundiye, wihanganire imitego y'abantu, wihanganire ibyo bazagutega, wihanganire ibyo bazakuvuga, wihanganire ibyo bazashaka bishobora kukugirira nabi. Ibyo byihanganire, kuko Imana wizeye irahari. Kandi ijambo ryatubwiye nanone ngo tugire umwete wo kwezwa. Mwene data, reka twezwe ku kintu icyo ari cyo cyose, twe kwiyanduza aho turi muri iyi si. Hari byinshi tubona, ibyo tubona, umuntu umwe yaravuze ngo ntukabone ibishashagirana byose ngo ni zahabu. Hari ibintu bishobora gushashagirana imbere yacu, tukabona ari byiza, tukabona ari inzira nziza, ariko byinjira mu guta Imana, byinjira mu nzira mbi. Mwene data, nagira ngo rero twihanganire igihe tugezemo, twihanganire ibitugora, twihanganire ibiturushya. Mu gihe gikwiriye tuzaruhuka, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo uzaza kandi azaza vuba ntazatinda. Uwo ni Umwami wacu Yesu Kristo. Azaza kandi ngo azanye ingororano, ngo agororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze mu mirimo ye akiri muri uyu mubiri. Ndagira ngo mbanze nkubwire, twirinde kwandura, nk'uko twabisomye ngo mwirinde ataba umuzi wo gusharira umera hagati muri mwe, ukabanduza benshi bagahumana. Twirinde mwene data, twirinde mu gihe gikomeye, kandi twihangana, kugira ngo dukize ubugingo bwacu, kandi tuzahagarare mu mwanya wacu twagenewe. Iyi si iradukurura, igihe tufite muri iyi si ni kigufiya, ubuzima bwacu ni bugufiya. Ariko mwene data, hari ubuzima bw'iteka ryo tuzinjiramo. Kugira ngo tubwinjiremo, ni uko turwana intambara yo kunesha, tukirinda, tukihangana, tukezwa, kugira ngo tuzabone ubwiza bw'Umwami wacu. Imana yacu ihabwe icyubahiro kandi ishimwe kubwira ijambo iduhaye muri aka kanya. Wumvise, ugira umwete wo kuryinjiramo no gukora icyo rikubwira. Reka ijambo ry'Imana rikora umurimo waryo mu buzima bwawe. Icyubahiro kibi cy'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Urakoze wowe wumvishije ijambo, urakoze kuko uryumvise. Ukomeze guhagarara ushikamye kandi ufite ibyiringiro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Murakoze kubwo kumvira ijambo, kandi Umwuka Wera ndasaba kugira ngo atuyobore, adukomeze, aturinde. Uwiteka Mana yacu dukunda, twongeye kugushima kubwira ijambo duhaye. Urikomereze muri twe, buri wese wumvishije ijambo umuhe kuryubaha no kuryumvira no gukora icyo iri jambo ryawe ritubwiye. Reka dushyire mu bikorwa icyo ijambo ritubwiye. Umwuka Wera nadukomeze, Umwuka Wera abana natwe, akomeze kutuyobora kandi atwihanganishe mu bihe bikomeye turimo by'iki gihe cya none. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze kutwumvise, natwe turabigushimiye. Ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amena.